Muraho neza, nimba uri umubyeyi wonsa ushobora kuba hari igihe wigeze kwibaza ibiryo ushobora kurya ukagira amashereka ahagije kandi n'ibiro byawe ntibyongere cyane. Muri iyi video ngiye kukwereka urugero rwa meal plan y'icyumweru umubyeyi wonsa ashobora kwifashisha. Iyi meal plan igizwe n'amafunguro yuje intungamubiri kandi yoroshye gutegura. Intego si ukwiyicisha inzara, ahubwo ni ukugufasha kurya neza no guhitamo amafunguro meza ku buzima bwawe n'ubw'umwana wawe. Komeza urebe kugeza ku musozo w'ikiganiro kugira ngo turebere hamwe icyo ushobora kurya buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Ngiyi rero meal plan y'umubyeyi wonsa ashobora gukoresha rwose. Iyi meal plan mumbare muyikoreshe, izabafasha ndabizi, izaguha amashereka ahagije kandi iyi meal plan izagufasha no kutongera ibiro byawe ntabwo biziyongera cyane. Kuwa mbere mu gitondo rero umubyeyi ashobora gufata igikoma cy'ifu y'imvange. Tukiri kuri ifu y'imvange, nimba hari umuntu wifuza ifu nziza cyane irimo ibinyampeke 8 igiye ivanzemo ibinyampeke 8, harimo ifu y'umuceri, ifu y'ibishyimbo n'ibindi binyampeke byose. Mfite ifu nziza cyane rwose kandi idahenze. Noneho lunch umubyeyi ashobora gufata igitoki kirimo imboga. Ahangaha ni wowe wo guhitamo nimba yashyiramo imboga dodo, imboga izarizo zose kandi agashyiramo imboga nyinshi apana izizina. Noneho kubera ko ababyeyi bonsa basonza buri kanya bayumva shonje, hagati ya saa sita na nimugoroba ushobora gufata agasinakisi, na hagati ya breakfast na lunch ushobora kumva ushonje. Rero uba ugomba gufata agasinakisi katari ibintu byakongerera ibiro. Aba gufata akantu koroheje, wenda ukaba wafata nk'ikirahure cy'amata ukakigotomera ukakinywa, wenda niyo yaba ari agashyushyu ukagafata agashyushye. Nitwibagirwa iki kintu, n'iki gikoma cy'imvange mu gitondo ugomba kugifata agashyushye. Kari akantu nabonye ari umuti, ibintu bishyushye ukagifata gishyushye. N'ayo mata wumvisha ushonje ushobora kuyanywa, ariko ukayanywa ashyushye atarimo isukari. Ukirinda isukari, n'icyo gikoma ukakinywa kitarimo isukari nyinshi, ugashyiramo agasukari gakeya. Bibaye byiza uri umuntu ushoboye ubuki wagishyiramo ubuki, ariko ubaye utabushoboye washyiramo agasukari gakeya cyane. Noneho nimugoroba umubyeyi wonsa ashobora gufata isosi, ubwo ni nijoro ugafata isosi itogosheje iyo ariyo yose, yaba ari iy'inyama z'inka cyangwa inkoko cyangwa ifi, wahitamo icyo ushaka cyangwa icyo ufite ukayitogosa, ubundi ukarya n'ibirayi bitogosheje. Umunsi wo kuwa mbere ukaba urarangiye, nta kintu ubwo bukaba bwije, nta kintu cyakongerera umubyibuho ufashe kandi rwose wariye neza, wabonye amashereka ahagije. Ntiwibagirwe kunywa amazi menshi. Umubyeyi wonsa buriya aba agomba kunywa amazi menshi ku munsi, byibuze akanywa 3 Uziko hano ushobora no kumva kuriya nyuma ya saa sita umubyeyi wonsa aba ashonje, ushobora kwinywera amazi, ukanywa amazi pe. Uko ushonje ukajya winywera amazi ukarenzaho urubuto, winywera amazi ukarenzaho urubuto, biba ari byiza cyane. Kuwa kabiri rero mu gitondo umubyeyi wonsa ashobora gufata icyayi cy'amata, agafata n'umukati umwe na 1/2 cya avoka. Lunch agafata isombe n'umuceri. Mutibagiwe ko ibi bintu agomba kubirya bigishyushye, nimba ari agasombe akagahuta karimo ubushyuhe kugira ngo bimuhe amashereka. Na kiriya cyayi cya mu gitondo akagifata gishyushye. Ashobora gufata agasinakisi nyine muri ya masaha aba yumva ashonje. Ashobora kwifatira ipapayi akayirya, ubundi akarenzaho amazi 3 ku munsi. 3 ku munsi niyo ki yo kugira ngo umuntu abone amashereka ahagije kandi ntanasonze bya buri kanya. Ubwo ni kuwa kabiri. Nimugoroba rero umubyeyi akaba yafata isombe n'ubugari. Kuwa gatatu rero umubyeyi wonsa ashobora gufata igikoma, cya gikoma cyiza cy'imvange akarenzaho cyangwa urundi rubuto rwe rwose yumva ashaka, ariko akanywa igikoma akarenzaho n'urubuto. Kuwa gatatu ashobora gufata lunch y'imvange irimo indagara. Ubwo yahitamo nimba yafata ibirayi n'ibitoki akabivanga, ubundi akatekamo indagara cyangwa agateka kimwe muri byo, igitoki n'indagara cyangwa ibirayi n'indagara. Ari uriya masaha yumva ashonje ashobora gufata ubunyobwa urushyi rumwe, ubundi akarenzaho amazi. Ayo mazi uba ugomba kugena igihe uri bugende uyanywamo ku munsi, ku buryo bwira 3 zinyweye, ku buryo bwira 3 z'amazi wazinyweye. Rero ni wowe bigena, umenya ukuntu uri bugende uyanywa, ariko nibwire utanyweye 3 wonsa. Noneho kuwa gatatu nijoro ushobora kurya amakaroni avanze n'amagi, ubundi ukarenzaho urubuto. Kuwa kane umubyeyi wonsa ashobora gufata green tea akarenzaho imbuto, urubuto urwo arirwo rwose yifuza. Noneho saa sita agafata ibijumba akarisha imboga izo arizo zose,
yashatse yashyiramo n'ibishyimbo ubundi agafata n'urubuto urwo ari rwo rwose. Ubwo aho ni kuwa kane saa sita. Noneho snacks yo kuwa kane ashobora kumva ashonje muri ya masaha yumva ashonje akanywa amata. Breakfast y'umubyeyi wonsa ari kuwa gatanu ashobora gufata ikigori akanywa n'igikoma. Yabihitamo, si ngombwa kubirira rimwe, ushobora gufata igikoma ubyutse, noneho muri ya masaha ibiryo bitaraboneka ukaba warya ikigori. Noneho lunch yo kuwa gatanu ushobora kurya isombe ukayirisha ikindi kintu cyose wumva ushaka, ariko ukamakinga sure ko kuwa gatanu wiririye agasombe, ubwo ukaza gushaka kandi kantu uyirisha. Noneho muri ya masaha ari kumva ashonje ashobora kongera agafata ikigori ubundi akanywa n'amazi. Kuwa gatanu nijoro umubyeyi ashobora kunywa umufa akawunywesha ikindi kintu yumva yifuza. Kuwa gatandatu umubyeyi wonsa kuri breakfast ashobora gufata amata ashyushye ubundi akarenzaho urubuto urwo ari rwo rwose. Noneho kuri lunch kuwa gatandatu umubyeyi wonsa ashobora gufata akawunga akakarisha inyama cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, cyangwa ifi, yakarisha icyo yumva ashaka. Snacks yo kuwa gatandatu muri cya gihe umubyeyi yumva ashonje ashobora gufata agasalade. Ashobora gufata salade akanywa n'amazi. Noneho ukaza gutegereza iby'umugoroba ukaba warya makaroni ukarenzaho igikoma. Amakaroni ukarenzaho igikoma nijoro kuwa gatandatu. Ku cyumweru umubyeyi wonsa rero mu gitondo ashobora gufata breakfast y'umufa. Umufa uwo ari wo wose akawuhuta, akibuka ko agomba kuwuhuta urimo agashyuhe ushyushyemo. Noneho kuri lunch yo ku cyumweru ashobora gufata imyumbati n'ibishyimbo akarenzaho igikombe cy'amata, akarenzaho ikirahure cy'amata. Noneho dinner yo ku cyumweru umubyeyi ashobora gufata igihaza akarenzaho urubuto. Muri ya masaha rero umubyeyi aba yumva ashonje ku cyumweru ashobora gufata imbuto akazisya akazinywa nka ji cyangwa akazirya zonyine, ariko akibuka ko iyo ji atagomba gushyiramo isukari. Umubyeyi wonsa rero aba agomba kwirinda ibinyobwa birimo isukari nyinshi hamwe n'ibiryo bikaranze mu mavuta menshi. Ikindi kintu nacyo cy'ingenzi ni uko umubyeyi wonsa aba atagomba kwicisha inzara ngo kugira ngo atabyibuha. Ingenzi buryo ni uguhitamo amafunguro meza atakubyibushya ariko ntiwiyicishe inzara. Iyi meal plan nkubwiye uyikurikije neza ntabwo wabyibuha, ahubwo wagira ubuzima bwiza wowe ndetse n'umwana akagira ubuzima bwiza. Rero nimba hari iyindi meal plan wifuza ko twazakoraho ubutaha ubimbwire muri comment. Kandi ntiwibagirwe gukora subscribe unasharing iyi video ku babyeyi bose bonsa. Ndabashimiye rero kandi mukomeze kuryoherwa n'urugendo rwo konsa. Murakoze, ndabakunda cyane.